umukozi w'Imana aragira uti ese ni njye nyine warenze itizi yo kuba wakorera Imana ikakumva neza cyangwa hari n'abandi wahemukiye kugira ngo byibura amenye uburyo ari buze gusengeramo? yewe ntekereza ko nta bandi nahemukiye, abona nasaba imbabazi wenda cyese abantu twagiye duhangana muri comment. Okay, Theogene nibishaka ngewe nababariye nta muntu urangera. ntago nkunda kugendana imizigo y'abantu, ko niba Yesu avuze ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye, nuko ubwo yabyubatse. Ijambo rero ntinya rivuga ngo ushaka kunkurikira yiyangere yikorera umusaraba we hanyuma nkurikire tugendane. Urumva ntago wari kumbera umusaraba, mfata urubyaro mfate biki n'ibiki byose nikorere kuri uyu mutwe, ntago nari kubishobora. Ngiye nakubabariye kera rero urisanga iyo umuntu ahagaze kuri terati, jewe ndamuzi mu Kinyamerika, ndamuzi mu gishanga cy'abatsinda abagore barongora bakora mu bitsina, kandi ukabona umuntu ari serious mu by'ukuri. Ntago aho kuvuga uti Theogene yatumizagaho imifuka y'amakara, za kawunga n'imiceri, amasabune, bakajya gukarabya abantu basa nabi. Kiriya kintu mu by'ukuri cyarambabaje pe, cyarambabaje. Ariko ndavuga none se kugurira abantu amakara, gutumizaho imiceri n'akawunga, amasabune tugakatagura duha abantu ngo bajye gukaraba, bivunjemo noneho gusambanya abagore. Ariko ndavuga ngo nta kindi Satani ashaka ni ukwamduza izina ryanjye. Rero iki ni ikiganza cy'imbabazi. Amen. Iki ni ikiganza si ni icy'imbabazi, ni ikimenyetso cy'uko jye nakubabariye kera, none tubihamishije ibiganza ko njyewe nta nzika namba. Kandi uhereye aka kanya umugisha wose waba wari warahagaze ku buzima bwawe uzira ko Imana iwukingura, wavuze ibidakwiye, none aha bariyeri yari iriho ikuweho. Kuko jyewe nakunze kubabwira ngo nyabona nimuvuga abantu mujye mugeraho mugarukira, mutarenga, kuko uriya mavuta ntago ari ikintu. Njye nigeze nifatanya n'abantu kuvuga kuri Pasiteri Mutesi, ariko ni n'umutego njye nari naguyemo, kuko mubanza afite arabizi ko ntarimo. Njyamye umwuka aransura terega, ntabwo warya ntiwanywa utaragera kuri Pasiteri Mutesi. Urumva uwo ni impano nagiriwe, ni umugisha nagize. Noneho ni ukuvuga hari induru yigeze kwaduka ngo Mutesi ngo yatwaye umugabo w'abandi, njinjiramo nawe ubu bikandagiyemo. noneho njya no kuri teregewe mu majyepfo, njya kuri tere, ariko kumbe nawe ni umutego bari baramuteze. Kumwe nyine hari abagore biyemera ngo Mutesi nta wamwemera, nta muntu, n'urukara, n'umunyagisenyi, bya bindi nyine byacu. Nuko bashiduka rero hari tushi yakanze, mba ninjiriyemo aho ngaho. Uzi ko nongeye kwakira igiceri cyitwa ifaranga ari uko wasabye imbabazi akoze mu biganza byanjye. Nyirango icyo kiganiro cyaranatambutse. Rero kora mu ibiganza byose rero nugenda urye unywe. Amen. Uboneraho abandi bari barimo baburira, kandi wambare wambare rwose. Jewe cyane ko yanavuze ko hari ubuhanuzi wagiye umuhanurira bukanasora, nubwo yakwatatse. Ariko tuzi umutima uvuge Yesu, nta zindi. Niba ari jewe wari ukubangamiye muri wowe, uyu munsi urabohowe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Amen. Uruhande rumwe cyo nakongeraho, uruhande rumwe ntabwo wenda ntabwo arumbangamira, ari ukumbangamira, ahubwo ngewe nari umutwaro nyine nariboshye wowe wari wibangamiye, none barabohotse. Mu by'ukuri Jean Pierre, ucyumva imbabazi za nibishaka nk'umuntu uvuze njye nakubabariye kuva kera, ntabwo negeze nkuboha, nkiwumva ibyo wamvuze byaramba. Sawa rero ndumva igikurikiyeho ari icyifuzo yagize. Sawa. Mana mu izina rya Yesu urakiranuka, umugaragu wawe mugarukeho kandi umugirire neza, kuko icyo dushakaho ni imbabazi no kubabarirana. Uhereye none ibyari byarahunze urugo rwe, ibyari byarahunze ubuzima bwe, ibyari byarahunze ibiganza bye, ndabihamagaye ngo bimwitabe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
umukozi w'Imana aragira uti ese ni njye njyenyine warenze inzitizi yo kuba wakorera Imana ikakumva neza cyangwa hari n'abandi wahemukiye kugira ngo byibura amenye uburyo ari buze gusengeramo? yewe ntekereza ko nta bandi nahemukiye aho nasaba imbabazi wenda cyese abantu twagiye duhangana muri comment. Okay, Theogene nibishaka njyewe nababariye nta muntu urangera. Ntago nkunda kugendana imizigo y'abantu, kuko niba Yesu avuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye, nuko ubwo yabyubatse. Ijambo rero ntinya rivuga ngo ushaka kunkurikira yiyangere yikorera umusaraba we hanyuma nkurikire tugendane. Urumva ntago wari kumbera umusaraba, fata urubyaro mfate biki n'ibiki byose nikorere kuri uyu mutwe, ntago nari kubishobora. Njye nakubabariye kera rero urisanga iyo umuntu ahagaze kuri terati, jyewe ndamuzi mu Kinyamerika, ndamuzi mu gishanga cyabatsinda abagore barongora bakora mu bitsina, kandi ukabona umuntu ari seriye. Mu by'ukuri ntago aho kuvuga uti Theogene yatumizagaho imifuka y'amakara, za kawunga n'imiceri, amasabune bakajya gukarabya abantu basa nabi. Kiriya kintu mu by'ukuri cyarambabaje pe, cyarambabaje. Ariko ndavuga none se kugurira abantu amakara, gutumizaho imiceri n'akawunga, amasabune tugakatagura duha abantu ngo bajye gukaraba, bivunjemo noneho gusambanya abagore. Ariko ndavuga ngo nta kindi Satani ashaka ni ukwanduza izina ryanjye. Rero iki ni ikiganza cy'imbabazi. Amen. Iki ni ikiganza si ni icy'imbabazi, ni ikimenyetso cy'uko jye nakubabariye kera, none tubihamishije ibiganza ko njyewe nta nzika namba. Kandi uhereye aka kanya umugisha wose waba wari warahagaze ku buzima bwawe uzira ko Imana iwukingura, wavuze ibidakwiye, none aha bariyeri yari iriho ikuweho. Kuko jyewe nakunze kubabwira ngo nyabona nimuvuga abantu mujye mugeraho mugarukira, mutarenga, kuko uriya mavuta ntago ari ikintu. Njye nigeze nifatanya n'abantu kuvuga kuri Pasiteri Mutesi, ariko ni n'umutego njye nari naguyemo, kuko mubanza afite arabizi ko ntarimo. Njyamye umwuka aransura terega, ntabwo warya ntiwanywa utaragera kuri Pasiteri Mutesi. Urumva uwo ni impano nagiriwe, ni umugisha nagize. Noneho ni ukuvuga hari induru yigeze kwaduka ngo Mutesi ngo yatwaye umugabo w'abandi. Njinjiramo nawe ubu bikandagiyemo, noneho njya no kuri teregewe mu majyepfo, njya kuri tere. Ariko kumbe nawe ni umutego bari baramuteze kumwe. Nyine hari abagore biyemera ngo Mutesi nta wamwemera, nta muntu, n'urukara, n'umunyagisenyi, bya bindi nyine byacu. Nuko bashiduka rero hari tushi yakanze, mba ninjiriyemo aho ngaho. Uzi ko nongeye kwakira igiceri cyitwa ifaranga ari uko wasabye imbabazi, akoze mu biganza byanjye. Nyirango icyo kiganiro cyaranatambutse. Rero kora mu ibiganza byose rero nugenda urye unywe. Amen. Uboneraho abandi bari barimo baburira, kandi wambare wambare rwose. Jewe cyane ko yanavuze ko hari ubuhanuzi wagiye umuhanurira bukanasora, nubwo yakwatatse. Ibyo babyitaho ntabwo tuzi umutima uvuge Yesu, nta zindi. Niba ari jyewe wari ukubangamiye muri wowe, uyu munsi urabohowe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Uruhande rumwe cyo nakongeraho, uruhande rumwe ntabwo wenda ntabwo arumbangamiye ari ukumbangamira, ahubwo njyewe nari nariboshye niboshye, wari wibangamiye none barabohotse. Mu by'ukuri Jean Pierre, ucyumva imbabazi za nibishaka nk'umuntu uvuze njye nakubabariye kuva kera, ntabwo negeze nkuboha. Nkiwumva ibyo wamvuze byarambabaje, ariko naranakubabariye. Urumva umeze ute mu mutima wawe? Jewe ndumva nezerewe Imana mu mutima, kandi njye ndumva mbohotse. Sabiye Theo nibishaka umugisha, kubera ko yemeye kumpa imbabazi, kuko hari igihe umuntu ataguha imbabazi, ni uburenganzira bwe. Kubera wenda hari ikindi kintu nari nibagiwe.
hari ahantu mu bihe byashize nagiye mu giterane mu majyaruguru batarafunga pe ndabwiriza ibintu bigenda neza, ariko nyuma pasiteri aranyihererana aravuga ati wavuze Imana neza, ariko Imana yavuze ngo umuntu wahemukiye uzajya n'umusaba imbabazi nibwo ibye bizabohoka. Ni ukuri kw'Imana kuva navuga ati hari igihe nakiraga umugisha ntaramuvuga, nkakira 200, 100 kuva icyo gihe ibiganza byanjye byari bisa nkaho byagiye bimenyatse. Rero arakoze kuba mbabariye, ubu nanjye nizeye ko mbohotse kandi ntanye umugisha w'Imana, kandi ntabwo nzabisubiramo. Mbere y'uko nibishaka ari buzega kandi kugusengera kugira ngo afunguze umugisha wawe, banza ugire inama utanga ku bantu bahagurukira abandi nta makuru bafite. Rero ku bantu bahagurukira abandi nta makuru bafite, uruhande rumwe icyo nabasaba, icya mbere ni bave mu matiku, icya kabiri bave mu kuvuga ku bintu batahagazeho. Kubera iki? Hari igihe nk'umuntu aza akagutega umutego asa nk'aho agufatiye mu bukene urimo, wenda ariho bashatse gukomoza ngo wenda ngo nta bintu ngo by'imitego, nta bintu by'imitego birahangaha. Nk'umuntu akaba yakujya mu matwi nawe akumva nibyo akavuga ati uyu muntu umuvugeho, uvuga ibi n'ibi, bivuge ko wenda ubizi, akakubeshesha wenda nka 5 araguha by'umunsi umwe cyangwa 1000 araguha cy'umunsi umwe. Rero njyewe icyo nababwira, njye cya mbere kuri Theo nibishaka naguye mu umutego wa mbere naguyemo. Njyewe ni nakennye nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, mbona ibintu ari ibibazo. Umuntu araza arambeshya aravuga ati hari ibintu biri kwamamara biva kuri Theo nibishaka, bati kandi mfite amakuru ko mwagiye musengana mu butayu. Avuga ati muvugeho numuvugaho ndakwishyurira inzu, nkugurire n'umufuka w'umuceri n'umufuka wa kawunga, ngende imbere y'Imana. Maze kumuvugaho ikintu noneho ahantu ariko ni Imana yampannye. Uro umufuka sinawubonye, iyo kawunga sinayibonye, niyo nzu ntiyayinyishyuriye. Ahubwo byarenzeho baransohora, ahubwo mpora n'ibihano. Sibyo? Rero ku bantu bagwa mw'iyi mitego bakabategera ku bukene bafite ndetse n'ibibazo, ibyo byiza nuko bareka kwijandika cyangwa se ngo baramenyekana nk'ibyo bintu. Ntabwo wenda njye namuvuze ngira mu menyekaniro nk'uko wenda babivuga, njye n'uwo mutego naguyemo, iyo ngeso ntayigiraga. Byo hari igihe umuntu yihanda wenda abantu bavuga bati burana imbere ka bati wenda ari kujisha, ntabwo njye ndi kujijisha, iyo aba ari kujisha ntabwo mba mvuze ibintu by'imifuka n'imiceri, ndetse nuko bigeze no kunyishyurira inzu. Bari bavuze ko baranyishyura inzu ntibayishyure. Rero ku bantu bijandika mw'ibi bintu, usibye n'imbabazi z'Imana, ibi ni ibintu ushobora kuvuga ku muntu bakanagufunga bakanagukatira. Rero mbagira inama yo kuva mw'ibi bintu, kandi umuntu wese ufite umutima wo kubivamo nawe yatera intambwe nk'uko nanjye nayiteye, akaza agasaba Theo imbabazi, kuko aho umupira ubundi urengeye niho urengurirwa. Wenda abantu bashobora bati se kutamusanze wenda ngo umusange mu rugo, ntabwo nabikoreye iwanjye aho ntaha, nta nubwo namusanze iwe wenda ngo ariho mbimubwirira, nabikoreye kuri social media. Rero wenda byari na ngombwa ko musanga nkamusaba imbabazi ku giti cye, ariko nazimpaye hari abantu bazi ibyo navuze, hari abakunzi ba Theo nibishaka. Buriya reka mbabwire, wakwanga umuntu umwe cyangwa se mukamwanga muri n'icumi, ariko mwabo bantu mwese mu mwanze ntabwo haburamo umuntu umukunda. Kubera iki? Nigeze kubwira abantu, ndababwira ngo umuntu nakwanga umureka agende, kuko ni igihe cye cyo kugenda. Umuntu aracomoka ku mu buzima bwawe, Imana ikaguha abandi bantu benshi, biterwa n'uko bana nayo, keretse ubizi neza ko nta bushuti mufitanye. Rero nashatse kugira ngo aho umupira natumye urengera ari naho nkurengurira, niho nkurengure muri social media. Rero ndumva aricyo narenzaho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Umwanya usigaye tugana ku musozo, reka tuhereze nibishaka Theogene. Wavuze ko nyuma yo gukora icyo cyaha wabaye nk'ubumwe, ibiganza byawe ntibyongere kwakira, kandi ukamwemera nk'umuhanuzi w'Imana wigeze kuguhanurira bigakunda. Uranavuga uti yambwiye ko nzambara, n'ubu nambaye. Araga ni shitani yampaga no kubwiriza, naranabwirizaga. None rero reka twebwe duhe Theogene umwanya
afite uburenganzira bwo gukora deliverance kandi irya nziza yemewe akakuramburaho ikiganza bigakunda karibu Theogene nawe navuge ku iki kintu cyo kwatakanaho gatoya oya si ngombwa kuko abakozi b'Imana bari gutakaza yewe ntagiye mu byinshi kenshi iyo mwampaga ama interview ngo ibyo uvugwaho urabivugaho iki nakunze kubabwira ijambo rimwe iyo ukennye iyo ushonje iyo nta kazi iyo ubayeho mu buzima bubi kubeshyera Imana nongere mbisubiremo nicyo kintu cyoroha Matayo 25 Bibiliya igaragaza umugani w'abakobwa 10 batanu b'abanyabwenge n'abandi batanu b'abapfapfa kandi aba bakobwa bose iri jambo ndashaka kuzaribwiriza umunsi umwe yanumva muri bwiriza muri ca hejuru mukagira abo mwibasira nabo murengera mbibutse ko intego y'aba bakobwa bose kwari ugusanganira umukwe ntabwo rero bamwe bagiye kugura mazutu ngo abandi bagure peteroli ereri yabayemo ni amakosa abiri ikosa rya mbere ryabayemo n'uwagiye kugura amafuta ariko akirengagiza amasaha agize ijoro akagura amavuta bitajyanye rumva bamwe baraguze batwara nayo ku ruhande yo kwirengera abandi bo bibwira ko baguriye rimwe indi ereri ya kabiri uwabasezeranije ko ari buze gutwara umugeni nawe yaratinze n'amakosa n'amayerera abiri yabaye muko atinze biravuga ngo ari abo twita abanyabwenge hano munyumve neza barahunikiriye barasinzira kuki se basinziranye n'abapfapfa hanyuma niba uri umuhanga muri teoloji cyangwa mu kuvuga Imana da twe turabazwa wansobanurira impamvu bose bari mu gikundi kimwe kandi bagasinzira bose abanyabwenge sibo ko basinziriye ariko nusoma titire irakubwira ngo ni umugani aka kantu se murakumvise ubwo noneho ndahavumbuye umugani Yesu yacaga kuki se abahanga ugende haleluya amen kuki ari umugani w'abakobwa 10 ntabwo Bibiliya ivuze ngo Petero ahagurutse ikirema Simoni atumwa kubikorino Yohana batiza abari inkozi z'ibibi no Tayito iravuze ngo umugani w'abakobwa 10 so niba ari umugani rero ni umugani kuki mushaka kubyaza imigani ibitari mu migani batanu barasinziriye basinziranye n'abandi batanu ariko muri iyi minsi hano muri iyi minsi turimo kamvuga ngo umukwe yaratinze ahari na nimero y'umugeni ntakiyihamagara ari nayo mpamvu ubona abantu bari gutendeka akavuga ati kambagarire yose kuko ntazirizera nirizarumba nuko umukwe atagihamagara umugeni we mu yandi magambo marayika w'umwami Imana yasuraga abantu mu nzozi no mu mayereko akabakebura muri ubwo buryo ariko kubera ko hateye umwuka uvuga ngo manukamo hano hepfo kuri iyi nyubako yo hepfo ndimo hano muri ararume abari mu nsanga urumva hanyuma tugendane nk'abakozi b'Imana umukwe atinze se ifiriti iracyashyushye tibikunda niba umukwe yatinze izi nyama ziracyashyushye mbabarira mbwirira nyina w'umukobwa wari bwasabwe saa 4 bikaba bigeze ubu tuvugana tugeze saa 7:27 nimero y'umukwe iri busy iri gucamo ntaraza bwira nyina w'umukobwa ngo tera haleluya 7 hari ikimana ivuze kereka ugize umwaka yaba afite intosha aho hafi yayikwanura ariko mbabarira wegere se w'umukobwa dore saa 9 zirageze gusaba no gukwa ntibiraba umubwire ngo Uwiteka aravuze ngo nta soni zizagukora arirahiriye ugize umwaka yaba afite ikibando aho hafi rero mwene data niba umukwe wo kwishura inzu yari yamutindanye n'uw'umuceri yatinze n'uw'akawunga yatinze nta kindi yagombaga gukora
ni ukuvuga ko ndongorera abagore mu kinyamerika kandi urumva hari ibyo yari yemerewe sibyo. Hanyuma rero niba ku murongo wa 6 mu gicuku yumvishijwe bivuga ngo nimuboneze amatabaza hanyuma musohoke mu musanganire, wagasanga mwitabaza nta kintu kirimo kuko nta ya reserve yigeze abika, niyo mpamvu yicaye ahangaha. Rero itabaza ryawe ryongere ryake, ijuru ryongere kugirira icyizere, abagutumiraga bongere bagutumire. Amen. Cyane ko Zaburi bivuze neza, yavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abakobanyi. Rero amakuru njyewe mfite nandabibasobanurire neza, abakozi b'Imana benshi bari kugwa mu mitego yo gushaka kumenyekana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni inda nini. Icya gatatu ni ishyari. Icya kane ni ubukene. Icya gatanu bamwe ntibashaka gukora. Icya gatandatu ni ukugura. Wagenda kuri social media ukansenyera runaka, ese akubangamiye wiki? Nkuba abantu bari bazi ko ngiye kwatsa umuriro hagati yanjye na Plaisir. Ikibazo cyari hagati yanjye na Plaisir twagikemuye nk'abagabo. Byarangiye. Ubu hari n'abantu bari bubikoreye ngo ko Nyagasani Sefi na Roma byarangiye. Mubizi ko mufite ingeso yo kweditinga mukagenda mukatagura utuntu mugenda mwiriraho mugakora amatsiko ko bayi siko mubizi. Plaisir Ntaganzwa, umunyamakuru w'ikinyamakuru cya Zaburi, ikibazo cyari hagati yanjye nawe cyagaragaye. Ukorana ikiganiro na Penina. Yes. For free. Ubu turi abakristo, twagikemuye nk'abagabo, tugikemura nk'abakristo. Ni nacyo Imana dushakaho. Ubu nta rubanza rukiri hagati yanjye nawe, yubahwe. Amen. Imana idukeneyeho ko twubaka ibyo twashenye. Nubwo wenda bigoye ko abantu bakongera kutugirira icyizere nk'icyo batugiriye bakitubona, sibyo, ariko byibura tugira ibyo dusana. Rero mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha kandi ugende urye ugubwe neza. Mbere yuko nsoza reka nshira abantu umugani ku bakunzi b'akaboga. Inyama. Inyama ni zimwe mu biryo mbona abantu benshi bahaye agaciro gakomeye, ariko hari akantu kabamo batajya bitaho. Nufata inyama ugashaka gukekera mu nkono uko wishakiye, uzibuke ko habamo indurwe. Hari abantu rero bameze nk'indurwe uvuga bakakururira, bakagusharirira kugeza ubwo uzajya kubahiga. Nibyo ejo bundi navuze, narababwiye ngo ujye utinya gukomeretsa umuntu utazi aho uzamukura. ko kantu. Rero Imana iguha umugisha, hirya y'imbabazi nta zindi komanteri. N'abandi ni karibu, imiryango irakinguye. Cyane ko nawe hari nabo wasabye imbabazi nko kuvuza ati ngewe na Plaisir twabishoje. None se niba naragaragaye mvuga ko Plaisir hari amafaranga yanjye atarangezeho, hanyuma ni gute yangeraho nkabiceceka? Ubwo bamureberaga mu isura yo kwambura. Sefini nta igihari, byarangiye. Yewe byarangiye. Amen. Nge niko mbaho. Rero sinzi igikurikiyeho. No kuvuga ngo cyari gikurikiyeho no umukozi w'Imana yagusabye ko amuramburaho ibiganza ukamusengera, hanyuma tugagana no ku musozo w'ikiganiro. Kandi Imana iguha umugisha mu by'ukuri kuba wari witeguye gutanga imbabazi, cyane ko wanavuze ko wamubabariye kerere atarandazi gusaba. Ntabwo mubabariye uyu munsi, cyane ko jewe ntanamuzi cyane. Ni nacyo gikuye abakozi b'Imana. Tubwire n'abandi bantu bagira gutya bagahemuka, umuntu akaguhemukira rwose akaba bizi ko yanaguhemukiye, ateye intambwe akavuga uti rwose mwene data naraguhemukiye. Nibwo butumwa kurenza no kuza hano tukabwiriza, nyamara dufite ibyo twagiye dukora inyuma byababaje imitima y'abantu. Rero Imana iguha umugisha Theogene, ndetse nawe Jean Pierre gutera intambwe ukavuga uti kansaba umukozi w'Imana imbabazi, nawe Imana iguha umugisha kuva uyu munsi utangira ukora ibiganiro byiza bituma abantu nyine bavuga uti umukozi w'Imana yarahindutse. Nabyo bizagufasha. Nuka musura mugira inama w'inkuru akwiriye gutangaza. Sawa rero ndumva igikurikiyeho ari icyifuzo yagize. Sawa. Mana mu izina rya Yesu urakiranuka.
umugaragu wawe mugarukeho kandi umugirire neza, kuko icyo dushakaho ni imbabazi no kubabarirana. Uhereye none ibyari byarahunze urugo rwe, ibyari byarahunze ubuzima bwe, ibyari byarahunze ibiganza bye, ndabihamagaye ngo bimwitabe mu izina rya Yesu, amen. Amen.